Ndagushuje cyane kandi nongeye kuguha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse na bya bintu byose uzakenera kumenya ku buzima bw'umwana, ariko nanone tutibagiwe ababyeyi ndetse n'abantu bose muri rusange. Nk'uko mubyumva, kugira ngo umwana afite ubuzima bwiza ni uko afite supporting system nziza, harimo mama we, harimo papa we, kandi bose bafite ubuzima bwiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikiganiro cyiza kijyanye tugiye kurebera hamwe umwijima ukora ute, ni akahe kamaro k'umwijima, ni gute wabungabunga umwijima wawe, umwijima w'umwana, ndetse nyine bya bintu byose umuntu akeneye kumenya ku mwijima, abantu benshi bakunze kwita river cyangwa mukunda kumva mu ndimi z'amahanga river. Icyo gihe rero ntekereza ko muri iki kiganiro kirajya kurangira wamenye byinshi bijyanye n'umwijima ndetse n'impamvu ukwiye nyine gushyira imbaraga mu kurinda umwijima wawe na bya bintu byose bishobora kuwuhungabanya. Ngiye mubana muri ibi biganiro nitwa Olive, ndi umuganga w'abana, ariko nanone nkaba ndi kwiga byimbitse nyine kwita ndetse no kuvura ubuzima bw'umwana. Uyu munsi rero nk'uko mbibasezeranyije, tugiye kurebera hamwe umwijima n'akamaro kawo ku mubiri w'umuntu, turebere hamwe na bya bimenyetso byose umwana ashobora kugaragaza cyangwa nawe ubwawe ukamenya yuko ukenewe kwitabwaho cyangwa ukeneye gukonsatinga muganga cyangwa health facility kugira ngo nyine bagufashe ubashe kongera kumererwa neza, cyane yuko iyo ubashije kwivuza mbere ubasha gukira ukongera nyine ukamera neza. Ikintu cya mbere nshaka kugusaba, niba utarakora subscribe, kanda ku nzogera, ikindi ntukagende udakanze like kuri buri kiganiro cyacu ubonye, kuko bituma nyine uha amahirwe icyo kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi. Tugiye kubanza turebere hamwe ni akahe kamaro k'umwijima, ubundi kubera iki umuntu akwiye guhangayikishwa n'uko umwijima wiwe wakwangirika, cyangwa ni gute umuntu nyine yarinda umwijima we. Nyuma yo kumva akamaro umwijima ugufitiye, umwijima ufitiye umwana wawe, uraza kumva impamvu ukwiye kurinda umwijima w'umwana wawe ndetse nawe ukirinda, kuko ubwo buryo bwose burahari kugira ngo nyine twirinde turusheho kugira ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere umwijima umaze mu mubiri ni gukora icyo twita detoxification, nyine ikintu cyose kigiye mu mubiri, most of time y'ibintu byose umuntu afata bibanza kunyura mu mwijima kugira ngo bibanze biyungururwe, ibintu bisa nkaho biremereye muri toxicity, umwijima urabanza ukagabanya nyine ukabugabanyiriza ubukana kugira ngo bitangiza ingingo zimwe na zimwe cyangwa organe zimwe na zimwe z'umubiri. Rero detoxification ni ikintu cy'ingenzi umwijima utumariye, kuko iyo umwijima wamaze kwangirika nyine ndaza kubabwira bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka yuko amatoxine, ibintu by'imyanda myinshi byuzuye mu mubiri, ariyo mpamvu nyine ushobora kugaragaza ibyo bimenyetso. Rero icyo umwijima ukora ni ugufata bya bintu byaba biri harmful ikabigira less harmful. Urugero, n'ubu busanzwe uko ugenda kwa muganga urwaye indwara runaka bakaguhereza imiti, iyo miti yose unyweye imakinga sure yuko ibanza kunyura mu mwijima kugira ngo umwijima ubanza uyigabanyirize nyine iyo toxicity. Ni ikintu cy'ingenzi rero, ni ikintu kiduporoteja kugira ngo nyine orugane zimwe na zimwe zacu zitaba zakwangirika. Ikindi kintu umwijima udufasha cyane gikomeye ni ukudayijestinga cyangwa gushwanyaguza ibyo twariye. Mu buhe buryo? Ubundi muzi yuko ibyo twariye binyura mu muhogo, mu gifu, mu mara, then bigasohoka nyine intungamubiri zakuwemo mu buryo nyine umubiri usanzwe wirwanaho kugira ngo ukuremo intungamubiri. Ariko nanone umwijima ukora akazi gakomeye muri digestion of the food. Ibintu ndi kubivuga haba ku buzima bw'umwana, haba ku buzima bwawe, ibyo byose birakureba kugira ngo nyine ubimenye, ujye umenya n'ukuntu, ujye umenya how precious liver is, ukuntu nyine umwijima ari organe ifite umumaro munini mu buzima bwawe, kugira ngo ubashe kwirinda neza no kurinda ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umwana wawe, cyane yuko hari n'ibyo ushobora guha umwana utazi yuko uri kudistroyinga liver ye cyangwa uri kwangiza liver ye cyangwa uri kugabanyiriza ubushobozi liver yiwe. Rero ni ikintu cy'ingenzi nyine umuntu wese akwiye kumenya kugira ngo amenye uko akwiye kwirinda. Rero twe tugeze kureba ese ni gute nyine liver ikora kugira ngo nyine
ifashe muri digestion cyangwa mu gushwanyaguza ibyo twafashe nk'ibyo kurya. Icyo gihe rero icyo liver ikora gikomeye, hari icyo twita bile zikorerwa muri liver, nyine liver ikazitanga zikanyura mu miyoboro y'izo bile, then nyine zigahura n'ibyo kurya wariye zikabasha kubishwanyaguza kugira ngo bibashe nyine gusohoka. Ari nayo mpamvu uzasanga sometimes ubundi iriya kara y'umwanda mubona uba wasohoye kenshi kubera nyine izo bile. Rero igihe cyose umwijima udakora neza, ndaza kubabwira even nuko wabimenyera mu mwanda wasohoye mu mubiri wawe. Ikindi kintu gikomeye umwijima udufasha kutubikira like store energy, like nyine itubikira imbaraga, like itubikira glucose in form of glycogen, ari byo bya bintu nyine dukenera kugira tugire imbaraga. Nk'uko mubizi, kugira ngo umuntu agire imbaraga nyine aba akeneye iyo glucose igashwanyagurika igatanga icyo twita ATP, nyine bikaba byatuma uhora wumva ufite imbaraga, uri umuntu uri energetic. Rero igihe cyose umwijima wawe wangiritse, turaza kurebera hamwe ibimenyetso uzagaragaza bijyanye n'uko iyo glycogen nyine ntabwo ikiri kuba stored neza nk'uko bisanzwe. Ikindi kintu umwijima udufasha gikomeye harimo processing nutrient, nyine umubiri ukora muri bya bintu byose, intungamubiri uzasanga harimo like even vitamin K, ibyo bintu byose nyine bitangwa n'umwijima. Akenshi usanga nyine iyo wangiritse hari ingaruka nyinshi bishobora kukugiraho. Ikindi kintu gikomeye, umwijima uduhereza za factors, bya bintu bituma amaraso yacu avura. Rero igihe cyose umwijima wangiritse ushobora guhura n'ibibazo nyine by'uko utari gukora ibyo bintu bituma amaraso yacu avura, wakomereka akavura. Icyo gihe ugasanga umuntu nyine ari kugenda agira utwo tumenyetso tw'uko umwijima udakora neza. Nizere ko wumvishe akamaro k'umwijima udufitiye mu mubiri wacu. Ni ibintu byinshi, ariko ibyo ni byo by'ingenzi nabahitiyemo kugira ngo umenye yuko nyine umwijima ufite akamaro kanini. Rero igihe cyose wangiritse, ndaza kubabwira ibimenyetso nyine bishobora kugaragaza kugira ngo turusheho kubungabunga. Ndababwira na bimwe bishobora gutuma umwijima nyine wangirika, kandi ndabizi ko abantu benshi nyine ntabwo bakunda kubiha agaciro no kumenya yuko uko ubura kurinda umwijima wawe, uri gushyira ubuzima bwawe ndetse ahantu habi cyane. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ukurikize iki kiganiro kujya kirangiye, umenye impamvu bya bintu byakwangiza umwijima, nabyo bimenyetso byose bizakwereka yuko umwana ubuzima bwe butameze neza, ashobora kuba arwaye umwijima, ndetse nawe ubwawe ushobora kuba urwaye umwijima, bikarushaho kugira ngo ukomeze kugenda nyine wirinda. Reka dukomeze, ariko nizere ko wakanze subscribe, ukanze no kuri like, kugira nyine ibiganiro byacu bijye bikugeraho kandi bigere no ku bantu benshi. Ntimukibagirwe gukora like ku biganiro byacu. Guys, reka dukomeze. Ese uri kwibaza ni ibiki bishobora gutuma umwijima wangirika? Njyewe ikintu cya mbere nabahitiyemo ni ikintu cy'ingenzi guys. Igihe cyose mbonye umuntu uri gufata alcohol, like nyine umuntu wese uri gufata alcohol, mpita mbona yuko nyine ikintu ari guteza ni inflammation kuri liver yiwe. Ese wari uzi ko inzoga buri uko uyinyweye hari icyo iteza inflammation kuri liver yawe? Noneho buri uko unyweye inzoga hakazaho inflammation, kandi murabizi nk'uko wenda ushobora gukomereka ahantu muri kwa kundi hagenda hakira, nyine hagenda hasiga inkovu. Rero iyo unyweye alcohol, kubera ko alcohol igira effect kuri liver, hatezaho inflammation. Uko hariho inflammation hasigaho scar, hasigaho nyine nk'inkovu. Iyo nkovu rero uko uyinyweye rimwe, twice, ukongera the next day, niko ugenda uteza inflammation. Ku bw'amahirwe make ushobora kuzasanga usanze warateje inkovu nyinshi ku mwijima wawe, ugenda uwugabanyiriza capacity yo gukora, ndetse ukaba wagira icyo twita cirrhose. Benshi barayizi. Iyo ugize cirrhose hari amahirwe menshi yuko nyine bihita birangira n'ubundi ugize kanseri. Wagira kanseri y'umwijima, what's next? Namwe murabyumva nyine. Ubwo rero ni ingenzi yuko taking a precaution igihe cyose uri kunywa inzoga, kuko hari risk yuko wagira scar, can end up with cirrhosis, then cancer of liver.
guys mukwiye kwirinda, mukwiye kwitwararika igihe cyose mufata inzoga kuko ni ibintu bishobora gushyira ubuzima bwanyu mu kaga, ukaba wabura umwijima wawe rwose kandi wari ugufitiye nyine akamaro gakomeye mu buzima bwawe, mu mubiri wawe, bikaba byatuma ubuzima bwawe nyine bugera ahantu habi. I think twakomeza tugiye kureba ikindi kintu cya kabiri gishobora kwangiza umwijima wawe, harimo infection. Ibintu byose byagutera infection, bigutera inflammation ku mwijima wawe, bigahasiga nyine scars. Icyo kintu cyose cyatuma umwijima wangirika. Muri izo infection iziri common harimo nk'abantu bagira ibyo twita hepatitis, muzi virus bita hepatitis, ariko muri izo hepatitis harimo ubwoko bwinshi, harimo B, harimo A, B, C, D. Iziri common rero zikunda gutera nk'icyo twita chronic liver disease, BCD. Ibyo bintu mukwiye kubimenya kuko abantu benshi ntabwo bajya bita ku kintu twita hepatitis, even sometimes abantu benshi bazi ko ni indwara ikira. Ego iyo wivuje kare rwose hari n'amahirwe menshi yuko wakwandura hepatitis, umubiri wawe ukabiclearinga, ukabikuramo ubwayo, ugafightinga kugeza nyine uyirwanyije. Ariko nanone hashobora kuba ibyago by'uko ushobora kwisanga wagize chronic liver disease, cyangwa nyine umwijima wawe wangiritse mu buryo buhoraho, bya bintu bitazigera nyine bihinduka. Rero niyo mpamvu mugomba kumenya even preventive measures, gute wakwirinda izo hepatitis. Uko wakwirinda hepatite ni nk'uko muzi mu buryo busanzwe uko wirinda sida, buriya rwose iyo ushyizeho measures z'uko wirinda sida, haba hari uba uri kongera n'amahirwe y'uko uri kwirinda hepatitis. Rero ni ingenzi y'uko mwirinda imibonano idakingiye, bya bintu byose bishobora gutuma uhura n'amatembabuzi y'undi muntu. Ibyo bintu nyine bizagufasha kugira ngo wirinde hepatitis ishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga bitewe n'uko yangiza umwijima wawe. Ikindi kintu gikomeye abantu bakwiye kumenya gishobora kwangiza umwijima harimo toxic and medication, nyine imiti. Nk'uko nabibabwiye, ikintu cyose kigiye mu mubiri umwijima umakinga sure yuko uri gukora detoxification, nyine uri gukuramo imyanda ukabigabanyiriza n'ubukana. Rero uko umwijima ugenda urwana ukora urwo rugamba rwo kugabanya ubukana bw'ibintu byose winjije, nufata overdose y'imiti cyangwa imiti myinshi, akenshi abantu bakinisha icyo twita paracetamol, like akumva arwaye umutwe aragiye kuri pharmacy paracetamol, the next day paracetamol, sometimes akaba yafata nyine n'imiti irenze iyo muganga wenda yamwandikiye. Icyo gihe rero ushobora kwisanga rwose umwijima wawe ushyize mu kaga. Ikindi kintu gishoboka hari icyo twita autoimmune condition. Hari ukuntu nyine umubiri wawe like ushobora kugira indwara runaka, umubiri muri kwa guhangana n'iyo ndwara ukaba wasa nk'uwihangana, ukaba wakataka nyine umwijima, ukaba wawangiza, ukaba wagira nyine indwara y'umwijima biturutse n'uko umubiri nyine wabashije kumera nk'uwirwanya ubwayo. Icyo gihe rero rwose ushobora kuba warwara umwijima. Ikindi kintu mukwiye kumenya hari icyo twita fat liver disease. Fat liver disease ni iki? Why? Ubundi akenshi nk'uko mubyumva ni fat, ni igihe like ibyo bijyanye n'uko ibyo ufata, akenshi ufata ibintu birimo amavuta, ibyo bintu birimo amafati menshi bishobora kugenda bikiyomeka ku gifu, uko byomekaho bikagabanyiriza nyine ubushobozi bwawe gukora ku gifu cyawe. Ari niyo mpamvu mukwiye gutekinga precaution kuri diet ufata, ukirinda ibirimo amavuta menshi, birimo amasukari menshi, ibyo bintu bishobora gutuma ugira insulin resistance, ugira diabetes. Ibyo bintu byose nyine bishobora kugira ingaruka ku mwijima. Abantu babyibushye bafite obesity, bari obese, ibyo nabyo biguha amahirwe rwose menshi yo kuba wagira fatty liver disease kandi yangiza umwijima, even nyine ukaba progressa umwijima wawe ukangirika bihoraho. Ikindi kintu wenda umuntu ashobora kugira kikangiza umwijima hari icyo twita Wilson disease, handi usanga nyine umuntu afite icyo twita copper nyinshi mu mubiri we, nayo zikaba zakwangiza umwijima. Nizere ko mwumvishe ibintu byose bishobora kwangiza umwijima wawe, umwijima w'umwana. Ariyo mpamvu dukwiye gushyira imbaraga nyinshi mu kwirinda ibyo bintu byose, cyane bya bintu bishoboka ko twakwirinda, harimo gufata inzoga nyinshi,
diet, ifunguro ugira, kwirinda hepatite B, C n'izindi zose kugira ngo wihereze amahirwe yo kugira umwijima ukora neza nta bibazo nyine biri kuguteza. Rero tugiye gukomeza turebana hamwe ni ibihe bimenyetso ukwiye kureba ku mwana cyangwa ukwiye kwirebaho ukamenya yuko umwijima wawe wangiritse, bikaba byagutera imbaraga yo guhita wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe kare, nta kureba hirya, nta kureba hino, nta kunyura ku muturanyi ngo umugishe inama ngo ndumva ntameze neza nkore iki, no no no. Igihe cyose ubibonye wihutire kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe, niho honyine bazagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bwongere kugaruka neza rwose, cyane ko iyo wivujije kare, iyo uvuje umwana kare ibyo byose bibasha gukira. Urugero hari nk'ukuntu ufata umwana ukamuha nk'umuti w'ikinyarwanda, abanyarwanda benshi bakunda kubikora, yarangiza ukabona umwana atangiye kugira umuhondo. Icyo ni ikimenyetso cy'uko iyo miti wamuhaye yagize ingaruka ku mwijima direct. Ukwiye kugeza umwana kwa muganga bakamufata amaraso, bakakugira inama y'ikindi ushobora gukora kugira ngo wa mwijima wongere ukore neza. Cyangwa n'ikindi gihe cyose wahaye umwana imiti, hari nk'ukuntu muri iki gihe umwana agira ikibazo ugahita ugera muri farumasi ukagura umuti ukabona ntameze neza, ukajya ahandi ukagura umuti ukabona ntameze neza, ukajya ahandi ukagura umuti, then ugasanga umwana atangiye kuzana ibimenyetso, kwishima, guhinduka kw'amaso, guhinduka k'umusarani. Ibyo byose bikubera ikimenyetso y'uko umwijima wiwe ushobora kuba wangiritse, ihutire kujya kwa muganga nta handi hantu ukase, nibwo buryo uzaba uri gufasha umwana. Ikimenyetso cya mbere nk'uko nabivuzemo, harimo guhinduka kw'amaso agahinduka umuhondo. Icyo gihe nubona icyo kimenyetso, please ihutisha umwana kwa muganga bamufashe. Ikindi harimo kunanirwa, kumva unaniwe nk'uko nabibabwiye. Kunanirwa bishobora guterwa n'uko umwijima ntabwo nyine uri gutanga ya glycogen ngo wongere uhinduremo glucose ubone imbaraga nyine ivuye muri like ya release of ATP, cyangwa ushobora kuba ufite too much toxin, ufite imyanda myinshi mu maraso kandi wifitemo nyine wiyumva nabi, wiyumva nk'umuntu utameze neza, wiyumva nk'umuntu wacitse intege. Ikindi kintu harimo kubyimba kw'inda, ugasanga umuntu atangiye kubyimba inda mu buryo butunguranye, icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko umwijima wawe ntabwo uri gukora. Cyane cyane uzasanga umuntu abyimba inda, usange arababara cyane muri runo ruhande rw'inda, haruguru rwose munsi hano y'imbavu, akenshi uzasanga ari umwijima wangiritse. Please ujya kwa muganga cyangwa ujyana umwana kwa muganga, nibwo buryo uzaba uri kumufasha. Ikindi harimo nko kubona inkari zawe zahindutse umukara. Guys, you have to know that inkari ubundi ziba ziri clear ari umweru iyo uri umuntu unywa amazi meza. Rero igihe cyose inkari zahindutse umukara ni ikimenyetso cy'uko nyine umwijima wawe wangiritse. Ikindi hari ukubona wituma umusarani ujya gusa n'umweru biri pale ukuntu, icyo ni ikimenyetso cy'uko umwijima ntugitanga za bile, ni ikimenyetso rero cy'uko umwijima wawe wangiritse. Egera muganga akugira inama y'icyo wakora, agufashe agufata ibizami byose, akubwire nyine aho ubuzima bwawe buhagaze. Ikindi harimo kwishimagura cyane, uzasanga umuntu atangiye kwishima umubiri wose nyine like yumve ameze nabi kandi ubusanzwe ari umuntu umeze neza. Icyo gihe nacyo bikwereka yuko umwijima ntabwo uri gukora detoxification, ntabwo uri gukuramo imyanda mu maraso. Amaraso rero nk'uko ahereza umubiri wose, ya myanda iragenda igakwirakwira mu mubiri wose, ugatangira kugenda nyine wishima cyane. Ikindi harimo nko kubyimba ibirenge. Kubyimba ibirenge rero bitwereka yuko umwijima ntabwo uri gutanga icyo twita albumin, ishinzwe nyine gusubiza ayo mazi mu maraso agasohoka agasukira mu mpyiko. Icyo gihe rero iyo udafite albumin utangira kubyimba umubiri wose, ubyimba ibirenge. Be cautious, wabibona ku mwana, kuri wowe ihutire kujya kwa muganga. Ikindi harimo kuba wumva bitunguranye, haba munsi y'uruhu, haba mu mazuru, haba kuruka amaraso, ibyo nabyo ni ikimenyetso cy'uko umwijima wangiritse. Gana kwa muganga bagufashe rwose kandi wihuse. Ikindi uzabona ari wa muntu wabuze apeti, wumva utameze neza, ibyo rwose ni ikimenyetso cy'uko umwijima ushobora kuba utari gukora neza. Indi ngaruka ikomeye cyangwa ikindi kimenyetso gikomeye wakwibonaho ugatekereza ko ufite n'ikibazo cy'umwijima, hari igihe uzasanga umuntu agira ibyo twita hepatic encephalopathy, ni igihe like za toxin zose umwijima utagisohora mu mubiri,
bigera kuri extent izo toxin zigenda zikajya mu bwonko. Iyo zigeze mu bwonko rero ni hahandi uzasanga umuntu atangiye kuba confused, kugira isereri, umutwe ucanganyikirwa, kubura ubwenge. Ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko umwijima wawe wangiritse. Ni ukuri nizere ko iki kiganiro wungutse byinshi, kandi harimo mezire wafata ukaba watuma umwijima wawe ugenda neza, ukora neza, kugira ngo nyine ubuzima bwawe bw'umwana bukomeze kumera neza. Nizere ko muri iki kiganiro wongeye kunguka ibintu byinshi kandi bizagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza bw'umwana, bitume nyine twese dukomeza kumererwa neza. Ntugende udakoze subscribe nimba ari ubwa mbere, kugira ngo udushyigikire tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana, tutirengagije mama na papa kuko nibo bantu badufasha kugira ngo abana bamererwe neza. Tubaha ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima, byari byose bizagufasha nyine kugira ngo nawe umererwe neza. Numererwa neza uzita ku mwana neza, nyine tugere ku ntego yacu twifuza twese. Ndabashimiye wowe ugeze ku musozo w'iki kiganiro, Uwiteka aguhe umugisha. Ciao ciao.